tubahaye ikaze mu kiganiro Soma Andika mugezwaho n'inteko y'umuco binyuze mu ishami rya serivisi y'inkoranyabitabo y'igihugu. Uyu munsi rero turaza kuganira ku buryo wabona amakuru ku bitabo biboneka muri serivisi y'inkoranyabitabo y'igihugu ndetse n'uburyo abasomyi babigeraho. Muri iki kiganiro rero turaza gusobanukirwa n'inzira zose wakoresha kugira ngo ubone amakuru ya serivisi y'inkoranyabitabo y'igihugu mbere y'uko uhagera, ndetse n'uburyo wakoresha uhageze kugira ngo usome ibyo bitabo. Ndi Nyirabahire Marie Constantine, ariko ntabwo ndi jyenyine mu kiganiro, ndi kumwe n'umutumirwa. Reka bibwire. Murakoze, nitwa Nizeyimana Claude, nkaba ndi umukozi w'inteko y'umuco, nkaba ndi umuyobozi w'ishami rya serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Ikaze mu kiganiro Nizeyimana Claude. Mbere na mbere wadusobanurira serivisi y'inkoranyabitabo y'igihugu ikorera hehe, ikora ryari, ku buryo umuntu wakenera kumenya amakuru y'ibitabo yaza afite amakuru ahagije? Inkoranyabitabo y'igihugu cyangwa National Library mu rurimi rw'icyongereza cyangwa Bibliothèque Nationale mu rurimi rw'igifaransa ikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru mu nyubako ya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe. Ikaba ikora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 3 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Gusa ku wa gatanu inkoranyabitabo y'igihugu ikora kuva mu gitondo saa 3 kugeza saa 9 z'amanywa. Kuri iyo minsi n'amasaha niho abakenera serivisi aho ikorera bazihabwa. Mu mpera z'icyumweru, weekend, no mu minsi y'ibiruhuko biteganywa n'amategeko ntabwo inkoranyabitabo y'igihugu ikora. Hanyuma se mu nkoranyabitabo y'igihugu harimo ibitabo byose? Icyo ni ikibazo cyiza kandi abantu benshi bakunze kwibaza. Nk'uko izina ribivuga ndetse bikaba biri no mu nshingano zayo, inkoranyabitabo y'igihugu igira gusa ibitabo byanditswe n'Abanyarwanda aho byandikiwe hose, ndetse n'ibindi bitabo bishobora kuba byaranditswe n'abanyamahanga bivuga ku Rwanda. Ibyo bitabo bishobora kuba byaratangarijwe mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Urakoze cyane Nizeyimana Claude. Hanyuma ubwo bwoko bw'ibitabo mutubwiye bwo burahari bwose ku buryo igitabo cyose umuntu yakenera kiri muri ibyo cyaboneka? Gukusanya ibitabo byose bivuga ku Rwanda n'ibyatangarijwe cyangwa ibitangarizwa mu Rwanda ni umukoro uhoraho. Dukora ibishoboka kugira ngo buri gitabo kiri muri ubwo bwoko twavuze kibe mu nkoranyabitabo y'igihugu, ariko ntitwahamya 100% ko ibitabo byose tubifite kubera impamvu zitandukanye, zirimo cyane cyane kuba hari ibitabo bishobora gusohoka ntitubibone kopi zabyo bitewe n'aho byasohokeye, cyangwa inzu itunganya ibitabo yabisohoye, ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye. Ariko ibyinshi biri muri uwo mujyo wabisanga mu nkoranyabitabo y'igihugu. Ni nayo mpamvu dukangurira abantu ko bakwiye no kujya bifashisha inzira z'ikoranabuhanga bakabasha kugera ku makuru ku bitabo dufite. Ibi bikaba bifasha cyane kwihutisha serivisi ku waje gusomera mu nkoranyabitabo y'igihugu, kuko adafata umwanya ategereje ko umukozi ubishinzwe amushakira amakuru ku byo yifuza gusoma, dore ko wowe ugenda uyifitiye. Claude, mwadusobanurira izo nzira umuntu anyuramo ashaka amakuru ku biri mu nkoranyabitabo y'igihugu ku buryo abadukurikiye bose bajya bazifashisha igihe bakeneye kuhaza? Murakoze. Icya mbere umuntu akora kugira ngo amenye ibiri mu nkoranyabitabo y'igihugu aho yaba ari hose ni ugufungura urubuga rw'inteko y'umuco website, hanyuma urubuga rwafunguka ugakanda hejuru ahagana iburyo ahanditse ngo serivisi kuri murandasi. Iyo hamaze gufunguka ukanda ahanditse ngo reba igitabo mu nkoranyabitabo y'igihugu.
nyuma ukajya ahanditse soma ibikurikira. Ubwo hahita hafunguka irindi dirishya, hejuru hariho agasanduku kanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza library catalog. Hanyuma ukandikamo ibyifuzo byawe. Ushobora guhitamo icyo wandika mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukuba ufite ikintu runaka wifuza gusoma ariko ukaba nta zina ry'umwanditsi cyangwa se ry'igitabo runaka ufite. Aho rero wandika ijambo runaka wumva rijyanye n'icyo ukeneyeho amakuru arambuye. Urugero, niba wanditse ijambo amateka ukemeza, ureba munsi umubare w'ibitabo bakweretse ugahitamo icyo wifuza. Bitewe n'uko umubare w'ibitabo uhuye n'ijambo ryawe ungana, hari igihe ibitabo byose bitazira rimwe. Bikagusaba ko ukanda hasi ahanditse ijambo next, gutyo gutyo kugeza igihe ibitabo byose ubibonye ukagera ku cyo wifuza. Iyo umaze kubona igitabo wifuza, umenya ko icyo gitabo kiri mu bubiko bw'inkoranyabitabo y'igihugu. Hanyuma rero ureba nomero zanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza call number. Iyo nomero niyo wandika, ikaba ariyo uha cyangwa uzaha umukozi wakira abagana inkoranyabitabo y'igihugu kugira ngo aguhe icyo gitabo wifuza. Uburyo bwa kabiri umuntu abonamo amakuru ku biri mu nkoranyabitabo y'igihugu ni igihe waba ufite izina ry'umwanditsi runaka ukeneye ibitabo bye ariko nta zina runaka ry'igitabo mu byo uwo mwanditsi afite uzi cyangwa wifuza. Aha rero n'ubundi uzakurikiza za nzira zisanzwe twavuze haruguru. Urugero, niba wanditse izina ry'umwanditsi Padiri Muzungu Bernard ukemeza, ureba munsi umubare w'ibitabo bakweretse ugahitamo icyo wifuza, hanyuma ugakomeza ukanda kuri rya jambo riri mu rurimi rw'icyongereza next kugeza ugeze ku gitabo wifuza. Reka rero tujye ku buryo bwa gatatu umuntu abonamo umutungo uri mu nkoranyabitabo y'igihugu anyuze kuri murandasi. Ni igihe waba ufite izina ry'igitabo runaka wifuza. Aha naho unyura ku rubuga rw'inteko y'umuco ugakurikiza za nzira twavuze haruguru ukandikamo iryo zina ry'igitabo. Urugero, niba wanditsemo izina ry'igitabo imigani miremire ukemeza, ureba munsi umubare w'ibitabo bakweretse bifite iryo zina ugahitamo icyo wifuza, hanyuma ugakomeza ukanda kuri next niba ibitabo bibaye byinshi ku buryo bitagaragarira icyarimwe kugeza ugeze ku gitabo wifuza. Claude, watubwiye ko ya nimero call number uyandika ukayereka umukozi ukwakira mu isomero. Ubwo bivuze ko umuntu adashobora gusomera igitabo aho ari. Bivuze ngo bimusaba kubanza kuza ku cyicaro cyanyu. Niko bimeze? Yego. Nabyo mwatubwira inzira binyuramo tukabimenya? Ubu buryo tumaze kubona nubwo umuntu yifashisha amenya amakuru ku bitabo biboneka mu nkoranyabitabo y'igihugu, ariko iyo akeneye kugikoresha bimusaba ko aza aho ikorera. Hanyuma umukozi ubishinzwe akamwakira akamurebera mu bubiko ibitabo yahisemo gukoresha. Ariko nanone hari ubundi buryo bwo gusoma ibitabo biri mu buryo bw'ikoranabuhanga, digital books, kuri murandasi utagombye kuva aho uri kandi bitabangamiye amahame agenga kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Inzira umuntu anyuramo kugira ngo asome ibitabo biri mu buryo bw'ikoranabuhanga biri mu nkoranyabitabo y'igihugu, ufungura rwa rubuga rw'inteko y'umuco ugahitamo ahanditse serivisi kuri murandasi. Noneho aho gukanda ahanditse ngo reba igitabo mu nkoranyabitabo y'igihugu, ahubwo ukareba ahanditse ngo soma ibitabo mu nkoranyabitabo y'igihugu. Hanyuma naho hahita hifungura akandi kadirishya gafite aho wandika icyo ushaka.
Urugero, niba wanditsemo imyambarire y'Abanyarwanda, uhita ukanda ku ruhande ahanditse ijambo search, hagahita haza ibitabo bivuga ku myambarire y'Abanyarwanda byo mu ikoranabuhanga biri mu nkoranyabitabo y'igihugu. Hanyuma ureba ku gitabo wifuza gusoma ahagana ku ruhande, ugakanda ku kamenyetso ka P, D na F cyangwa PDF mu rurimi rw'Icyongereza. Urakoze cyane Claude. Hanyuma ikibazo cya nyuma ni iki ngiki nshaka kumenya n'abandi mbamara amatsiko, iri koranabuhanga mukoresha ni bwoko ki, ku buryo n'undi wese ufite isomero yaryifashisha, yarikura ayahe makuru? Ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkoranyabitabo y'igihugu rifasha umuntu kumenya amakuru ku mutungo uri mu isomero ni ikoranabuhanga rizwi ku izina rya KOHA. Naho irifasha kubasha gusoma ibitabo biri mu isomero ariko ukabikorera kuri murandasi ni irizwi ku izina rya PMP. Aya yombi akaba yifashishwa mu mirimo myinshi ijyanye n'imicungire y'amasomero hirya no hino ku isi. Tuboneyeho rero gukangurira kandi n'andi masomero ari mu Rwanda kurushaho kwimakaza ikoranabuhanga mu micungire yayo, cyane cyane ko byoroshya kandi bikihutisha imirimo yo mu isomero. Bashobora kwifashisha ikoranabuhanga twavuze rya KOHA na PMB, cyangwa bagahitamo irindi ribanyuze. Aha rero dusoreje ikiganiro cya none, tuzongera ubutaha. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye. Mwari kumwe nanjye Nyirabahire Marie Constantine, inteko y'umuco niyo yabagezagaho ikiganiro.